Bakuzi ba Mukazo TV basuje mwese umuherere hirya no hino y'umwanya wa 10 minutes of talk bana wadi 2 minutes and a half of course kuko uyu munsi content nabateguriye ni rurangizani mutabarukana Kensi abago bakunzwe cyane byamare bagira ibiganiro biryoshye cyane reka no kugutiza ndasigaye nawe uryoherwe na mutabaruka ndi kanese kore content zizabaguteguriye ibiganiro byabo bisekeje cyane Mukazo TV natwe kandi nibagiye gukanda subscribe like share ndetse na comment bisangiza bagenzi bawe ni bari inyunganizo hatubwira duhure muri comment let's go ready ibari ikintu cyambere kibabaje nuko urubyiruko rudafite amashagaga no kudacika intege hari abana nawe nabaraba vie turemere sisa abasi biki ngwe waragafashe papa ariko ukuntu nanga nabo baracyabasha kuvuga ukuntu bavuga n'ibikunda rero ngira impano imwe yo kwisanzura ku muntu ari we wese buri wanjye nta bariyeri ziba zihari we talk waba ushaje turaganira waba uri umwana turaganira waba uri muto turaganira waba uri n'abasaza nka bamutabaruka turaganira mwe bato Muze Karaveri wo mudugudu wa Gakinyeri mu kagari ka Nyanza murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza n'umuhungu we Twishime baregwa gusambanya abana b'abakobwa babiri barasaba ko bafungurwa kuko umuganga yakoze raporo ivuga ko abo bana ari amasugi. Gato muganga yakoze raporo ivuga ko abo bana ari amasugi. Ntabwo ni bari amasugi ubwo ngubwo babasambanyije gute kandi ari amasugi cyetse bene harimo attentat rapide bariko kubasambanya babasimburanwa so bandi bavuga babakuranwa ngo kwandi inshuro nyinshi ntabwo babasimburanaho bagasigara ari isugi ubwo rero nyine ubwo umucamanza bireba abantu bagiye mu rugo umucamanza arabireba abantu bagiye mu rugo pe kuko abo bana ngo banavuze ko Muze Karaveri yabanduje sida ibimenyetso bya muganga cyangwa se ibizamini bye bikagaragaza ko Karaveri ni muzima. Urebye abanyarwanda uburyo batwara nabi pe izi abantu benshi bakoreye perimi muri gahunda yafashize uwo mwana hari igihe umuntu ajya mu muhanda ukavuga uti umuntu perimi yikuye he ukabona arimo arajugumira ukuntu ukavuga ati jogomera kuko yibyo se kandi abantu benshi reka nkubwire kuri Purifier abantu benshi bafite utunyabiziga tw'utu diaspora hano umuntu avuze ngo izo modoka za diaspora muziha amahoro ariko tuzare bari muzaparika zitazaparika nizere ko ari hose uguye neza ngeri KNC infra watch nushaka unyite commentaire president amazina menshi wa Gasogi amazina menshi ku muntu umwe docteur spécialiste qualifié dans tous les métiers tout ce que aguze tous les métiers oya bose babireba ntashyiremo akabaraga guys yagasima ararira ariko wa musaza marira umugabo tugomba kuyatangira ntagume kurira ngiye rero kamugeze ukuri njya mutabaruka nitandukanyije nawe mujyanye n'iki ibyo bintu utangiye kuzana n'ubigize brag no ntabwo ari brag ntabwo nakweretse wa musaza arimo kurira nk'abantu marira zabahama umuhanzi yararirimbye abantu barabyinnye barishimye indirimbo bazituye abandi bakazitubwira batwishongora abandi bakagira bate ubu rero igihe kirageze nuvuga ngo ibyo navugaga rero byose nkeneze ko ari bose babireba urwaye ariko si umugore n'umugabo si umwe oya nyine hari uburyo nari nabi oriense mu nuvaga ari bose babireba none ngo byo oriente ukundi rero vuga ubutumwa ADPR imbere na ADPR uriya n'umwana wanyu yakoze umurimo ADPR yes hari aba bantu bakoresheje bose babireba nk'indirimbo ariko nabandi banyarwanda ariko icyo nshaka baze kuduha nomero ze
uyu munsi wa none iyo umuntu ari mu bibazo bose babireba kandi twumvikane mushobora kutamufasha uyu munsi mukazamufasha mumuherekeza kandi ibyo si byo mufashe umuntu akiri muzima umupadiri yabivuze mu misa mpari bagiye gushyingura umuntu nyina w'Imana aravuga ati ndabona imodoka zuzuye hose kugera hakurya epfo hose atari kubyantangaza mutaranamusuye kandi aravuga ati njyewe muzaze ndi muzima tuyage ibindi nimba napfuye muzareke ntabwo nzabura abanshyingura c'est les histoires icya kabiri ibyo bintu nibatabikora amateka azabibabaza mwasangiye umuntu umuvuga umurimo w'Imana uyu munsi wa none ageze mu bihe akeneye urukundo kandi Imana ni urukundo mwirwa mubwiriza aba bapasiteri bose ariko ari abaguye n'abataragwa mwese mugomba guhaguruka twisake kandi nawe ngiye muri uvuga ubutumwa oya rwose reka mubwize ukuri nta kibazo mfite mu gukorera ubuvugizi bose babireba kandi n'ubu ndamuhamagara nidusoza umuhamagare ariko mbwira n'abandi baritiste mugenzi ese manege tewe wa bose babireba harya uwo mugospo ukaze cyane ninde mbonye mugenzi wawe afite ibibazo kandi nawe umenya niko nyamubwiye ibintu ngo ntega abantu iminsi oya ariko niko bimeze mbonye burya ngiye ndi umufana we mbonye ko ndi umufana wawe ukaba uri umuhanzi ukomeye w'icyamamare wa gospel ushobora kuzuza intare yarujuje ubundi oya si n'intare gusa na stade yayuzuza reka uyuzuza kandi ndabizi ko na stade amahoro ushobora kuyuzuza weho nta kintu wakora ahubwo uzi ko bose babireba yageraga i Burundi agapfuka abantu bakibaza bati ninde aho cyagije ntabwo yagiyeyo oya ahubwo njye ndatekereza ko abahanzi mukwiriye gukorera igitaramo cyo gufasha bose babireba aba ba gospel igihe kitaraba ariko nimukore mu mifuka yanyu no ku makonte kugira nibura abone igihe agiye kuri dialyse umuntu avurwe habemo n'abamuha impyiko ariko birashoboka mu Rwanda barabikora ngaho rero kandi cya kabiri rwose reka mbabwize kandi mwe kuguma kubigira ibiciro by'imigani oya baravuze ngo umuntu bakakuvuga bakongera bakakuvuga ngo ubu dore none bari kukuvuga ariko isi ntabwo isize ubwo twabarangije twari kuvuga niba hari abandi uzi nawe bavuga ibyamamare avuga butumwa bakaze cyane muri iki gihugu nibandera sinjya mbona hari umuvuga butumwa apotre ujye abantu amafaranga inde sinjya mubona da yitwa Prophet arya ninde bashobora kuvuga ati insengero zarafunze oya njya mubona rwose ariko muri cardinal we ntacyo yamumarira cardinal nda mu Rwanda dufite umwari ariko se cardinal ajya gufasha uyu muntu nta ADPR representant wa ADPR wakora iki isi ntamaye cardinal ko yamufasha oya niba cardinal twaramubonye avuga ko akunda kumva indirimbo zambonye iza bose babireba zo ntazo yumva ariko wamba wari ukareka Hizeminesi nyene ko nyamba nabazo utabaza kubita hose wavuze representant wa DP ko representant azibundi ADPR mwebwe muzishimira gufata amaturo muzishimira kubona amaturo y'abakristo mudashobora gufasha abakristo yego reka nemere ko mubakize imitima ariko mubakize no murwayi reka nemere ko bose babireba yavuye mu murongo w'ibyizerwa akagwa ariko se muzakunda bene banyu gusa agakiza kazi reka tuvuga ibyo ngo waramutse weekend yambereye mbi cyane ntabwo ari we gusa ntabwo ari we gusa umuvugabutumwa aragera atubeshya yatumye ntabwo nzongera kubemera ubu ntabwo nzongera kubyemera ibi bintu bazajya batubwira kwanza yarahemutse njye nageze ahantu nafashe n'icyemezo ndavuga nzahita mushakisha ahari ngende ngo ajya kubwira ngo hazaza yongera mbatize nindangiza aho yahanuriye hariya muri kwa Minyoni nari kugira ngo ahita mba umudiyakoni nkajya nipanga akazi ko gukoropa mu rusengero iyo ubuhanuzi nyuma y'igihe runaka tukabona babaye nka bishop niba babagira oya byo kuba bishop byose nari kubiharanira kuko nashaka kuba umuntu wo hasi ariko uriya muntu yaradukoze gusa ongera umutwibutse byatubwiye mbabarira yaratubeye yaradukoze ubu noneho ubuhanuzi bwe bubaye kacyara ubu ndibwira ko nta wamutumira ngo aze kuvuga ariko nahise ntangira kumutekerezaho mbaza uti gute ni umunyanigeriya ni umunyamitwe buretse gato yaraje arareba ku rutonde abona turi imbere aravuga ati iyi kipe yatsinze South Africa 2 arareba ati ikipe yanganyije na Nigeria nindi takubita arakubita arareba ati Zimbabwe arangubita arero turu araje aravuga ati iyi kipe irakaze Lesotho arero turu ubwo niko yavugaga twari dufite n'amanota menshi
akajya areba ibyo twakinnye bijya muri kana akareba aravuga ati ikipe ni yo aranje atarya yitwa gute igira nk'utanayizi ngo Amavubi ngo wile attack ako se kavangwire attack yigeze avanga zaba ari aravuga atazaba ariyo attack se ubona ko will be there in the next World Cup bashobita ugati insengero zarafunze oya njya mubona rwose ariko muri Cardinal we ntacyo yamumarira Cardinal ne mu Rwanda dufite umwari ariko se Cardinal ajya gufasha uyu muntu nta ADPR representant wa ADPR wakora iki uyisi ntamaye Cardinal ko yamufasha oya niba Cardinal twaramubonye avuga ko akunda kumva indirimbo za Mbonyi iza bose babireba zo ntazo yumva ariko wamba uri ukareka hize minesi nyene ko nyemba nabazo utabaza kubita hose wavuze representa wa DP ko representa hasi ubundi DP mwebwe muzishimira gufata amaturo muzishimira kubona amaturo y'abakristo budashobora gufasha abakristo kugukira mu bakize imitima ariko mu bakize no mu rwayi buriya iyo uri mu kuri utekereza ko ariko reka ndire kuko nshobora kujya amageragere ako ngubaze ibyo ni gukangurira abantu babikora ngiye sindagira kuri iyo nivo yo kurira ariko ikintu nakubwira cyo n'icyo yarizwe ni amaye nka Kristo ariko yebaza amagara ari kurira hariya usi yaburoga oya warira muri yaburira gahogora icyakabiri harira ndetse ikindi kintu niba udashoboye kwirira genda uririre ribu wicaye kuri buri niba niko uri kurira kuri ribu bajye bahita bagufata bagushyiraho icyaha cyo guteza akaduruvayo ku biro byayo cyangwa uri kurizwa n'iki ubundi abanyarwanda nibo babivuga ngo amarire y'umugabo atemba ajya mu nda ibyo rero sasa ibyo nibyo bitera kunanirwa k'ubwonko ubundi kera wagenda gukaririra so ariko ubu ngubu hari byinshi byakurangaza byatuma utarira byatuma utanafata ibyemezo bibi kera niba wenda hari abantu bataba mu igare mutabaruka ntufite papa wawe ubundi umuntu wa mbere w'umujyanama wawe muri experience y'ubuzima niso yakagombye kuba arizo kuko ba papa bubu ngubu abandi abenshi sinzi ariko rero wa mugani ariko isigeze ahantu ese wa mugani uzasanga umusaza nawe ubwe ujagaraye ariko hana amacensi n'amabandi se abo rwose reba nka musaza washizemo umwuka yibye flash disk ukajya kumugisha inama sundi yarayibye ijyana fata wa musaza bafatanye n'umwana w'imyaka 10 barimo kwibihene ry'ini hene bibaga we mu majyepfo cyangwa wundi wabwiye umuhungu ati jya kumwatako nanjye ndakwataka nanjye ndikwataka